tugiye kureba ikintu cyitwa inyama. Ingi murazizi mujya muzibona se? Tugiye kuzireba icyo Bibiliya ibi kuvuga, icyo mwuka buhanuza avuga, icyo itorero rivuga, icyo natwe tuvuga. Inyama, Imana yatanze inyama ngo bazirye. Mbere na mbere Imana yerekanye icyo abantu b'Imana bagomba kurya. Itangiriro igice cya mbere murongo wa 29, kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri ku isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacu bizabe ibyo kurya byanyu. Point. Itangiriro igice cya 9, inyama ziribwa. Inyama zirariwe noneho rero igihe cyazo cyageze. Itangiriro igice cya 9, Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba. Haha ni mutangira igice cya mbere habwe ngo mu byimenyereze, mu byorore, mu bigirire neza. Hano ngo isezerano rya kabiri bigiye kugira ubwoba, birirutse kuko mugiye kubirya. Nta kubyimenyereza, porogaramu yo kubyimenyereza irahavuye, ahubwo bagiye kubitema. Mubiteme mubirye, byiruke bihunge, ikigutanze kikwice, ico utanze ucice, mugiye kwica nawe n'inyamaswa. Ubwo rero nta kundi bizagenda, cyakora ico uzica tuzakiryane n'amaraso, uzagerageza igikuremo amaraso uyashira kwayo. Kuki bahawe inyama? Kuki Imana izibahaye? Kuki izibahaye? Noneho igisubizo turagisanga umwuka w'ubuhanuzi. Kuki Imana ibahaye inyama? Iki kibazo tugiye gusubiza. Kuki Imana izibahaye ibitewe n'iki? Irazibahaye ntimubibonye? Hanyuma y'umwuzure abantu bari inyama cyane. Inama zigirwa itorero umuzingo wa 2 page 201 ku gice cya 41. Hanyuma y'umwuzure abantu bariye inyama cyane. Imana yabonye yuko inzira z'umuntu zononekaye, kandi yuko yihaye kwishira hejuru y'umuremyi we, afite ubwibone, kandi ko yikurikiye iby'umutima gushaka. Nuko yemerera abo bantu baramaga kurira inyama z'inyamaswa, gutubya kubaho kw'ibyaha. Bahawe inyama ngo bapfe. Turi kujana? Muri kunyumva? Muri kunyumva? Nimvuga ko turi kujana none muri kubyumva, ariko muri kunyumva? Okay. Bahawe inyama ngo bapfe. Imyaka yabo baramaga imyaka 1000, noneho bamanuke hasi bagaruke bapfe vuba. Page 203 turabwirwa iki? Abadventiste ntabwo inyama zigeze ziba ibyo kurya biruta ibindi, noneho kuzirya ni bibi inshuro 2. Uyu munsi kuzirya ni bibi inshuro 2, kuko indwara zo mu nyamaswa zigwira vuba. Kurya inyama byongera kwandura indwara inshuro 10. Inyamaswa zifite indwara, kandi iyo turiye inyama zazo tuba twishizemo imbuto z'indwara zo mu mubiri no mu maraso. Kurikije umuco Imana yampaye, gukwira kw'ikimungu, ibibyimba biterwa cyane cyane no kurya inyama z'intumbi. Amaherezo yo kurya inyama ntibishoboka ko ahera ko amenyekana, ariko ibyo sibyo bihamya yuko ntaco zitwara. Abenshi bapfa bazize indwara ziterwa no kurya inyama. Page 205
ububi bwo kurya inyama ntibugira uko buvugwa, n'imvugo yabyo ni ukugenekereza. Ububi bwo kurya inyama ntibugira uko buvugwa, birenze uko zitera indwara. Inyama zangiza ubuzima kandi icangije umubiri, cangiza ubwenge n'umutima. Kurya inyama bihindura umuntu, bikamuteramo imico ya kinyamaswa. Turemwe mu byo turya, kandi kurya inyama bizagabanya imbaraga z'ubwenge. Abigishwa bashobora kwiga, abigishwa n'abanyeshuri bashobora kwiga neza ibyigisho byabo baramutse badakojeje inyama mu kanwa. Igihe ibyo kurya bikwiriye ibyo by'ubwoko bworoheje cyane niki? Abana bacu ntibakwiriye guhabwa inyama. Ubugorozi bukomeye cyane bukwiriye kuboneka mu bantu bavuga yuko bategereje kugaruka kwa Kristo vuba. Ubugorozi bw'ibyo muze muke bukwiriye gukora umurimo butari bwakora mu bantu bacu. Hariho bamwe bakwiriye gukanguka bagahunga kaga ko kurya inyama, baracarya inyama bagashira mu kaga ubuzima bw'umubiri n'ubw'umwuka n'ubw'iby'umwuka n'ubw'ubwenge. Abenshi bahindutse byigice ku byerekeranye no kurya inyama, abo bazava mu bantu b'Imana be kongera kugendana nabo ukundi, bazava mu ishengero, kandi igihe cyo kuvamo kiregereje cyane. Ibihamya byose biratwereka yuko igihe cy'uko tugiye gutandukana nabo kiregereje cyane, kiradusatiriye. Abavuga ko bemera by'ukuri bakwiriye kurinda imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge bitonze, kugira ngo be gukoza isoni Imana n'umurimo wayo biturutse ku magambo cyangwa ku mirimo byabo. Dukwiriye kwitondera ibyo kurya byacu. Neretswe neza yuko ubwoko bw'Imana bukwiriye guhagarara bushikamye mu byo kwanga inyama. Ubwoko bw'Imana, abantu bitwa ubwoko bw'Imana, ko bakwiriye guhagarara batajenjetse, ahubwo bashikamye mu byo kwanga inyama. Page 207. Uwiteka agira itorero ryasigaye inama yo kureka kurya inyama, kunywa icyayi n'ikawa n'ibindi byo kurya byonona umubiri kubwo kurigirira neza. Hari ibindi bintu byinshi bikwiriye amagara mazima kandi byiza babasha gusimbuza ibyo. Kurya inyama bizashiraho rwose mu bategereje kugaruka k'umwami. Inyama zizareka ibyo kurya, zizareka kuba umugabane w'ibyo kurya byabo. Dukwiriye kuja dutekereza amaherezo y'ibyo, tugahirimbanira kubyitaho dukomeje. Imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge zigabanurwa no guhora urya inyama. Kurya inyama byonona umubiri, byijimisha ubwenge kandi bigabanura ubwenge bwo kumenya ibyiza n'ibibi. Bene data n'abashiki bacu turababwira tuti ubugingo bwanyu buzabona amahirwe menshi cyane nimureka kurya inyama. Page 210. Iyaba hari inyungu twakuraga kukurarikira inyama, sinari ngwiriye kuba henda nsya. Nere nawe tiwandika. Iyaba hari inyungu twakuraga kukurarikira inyama, sinari ngwiriye kwirirwa mbahenda nsya, ariko nzi yuko ntaco dukuramo. Abari ahantu hashobora kuboneka ibyo kurya imboga, ariko bagahitamo gukurikiza ibyo bishakiye, bakarya kandi bakanywa uko bashaka, bazakura buhoro buhoro basuzugura Uwiteka ibyo yigishije byerekeye ukuri kuriho ubu, kandi ntibazabasha kurabukwa ukuri. Bazasarura rwose icyo babibye ku munsi w'imperuka. Nta gakiza karimo. Abarya inyama tugeze ahakomeye cyane. Nabwiwe yuko abigishwa bo mu mashuri yacu badakwiriye kugaburirwa inyama cyangwa ibyo kurya bazi ko ari bibi. Aho ni mu bigo by'Abadventiste, nta nyama ikandagiramo. Nta bigo byacu bigira inyama ku isi yose, nta na kimwe babona, kereka hari by'u Burundi, nabyo simbizi, ntaho byakwemerwa. Impossible. Page 211.
Abadiventiste umunsi wa karindwi bafite umurimo ukomeye cyane. Mu myaka isaga 40 mu 1863 Uwiteka yaduhaye umuco ukomeye w'iby'ubugorozi bw'iby'ubuze muke. Ariko se tugendera muri uwo muco dute? Mbega ubwinshi, aya magambo ajambabaza cyane. Mbega ubwinshi bw'abanze kugira imibereho ifatanije n'inama z'Imana. Dukwiriye gukuza amajambere ahwanye n'umuco twakiriye. Ni inshingano yacu gusobanukirwa no kubaha gahunda y'ubugorozi bw'iby'umuze muke. Kubyerekeranye no kwirinda, dukwiriye kuba abambere y'abantu bose. Nyamara se muri twe ndi harimo abakristo bo mu itorero bigishijwe neza, ndetse n'abapasitoro babwiriza ubutumwa bwiza batumvira nk'uko bikwiriye umuco Imana yabahaye werekere ku yingingo, bakarya uko bishakiye kandi bagakora nk'uko bishakiye. Abigisha n'abayobozi bo mu murimo wacu nibahaguruke bahagarare bashikamye kuri Bibiliya kubyerekeranye n'ubugorozi bw'iby'umuze muke, maze bahamiriza bizera beruye ko turi mu misi y'imperuka y'isi. Bababwire beruye. Ntabwo ndi kwerura, ubu ndi gukina. Kuvuga bameze bate? Beruye. Ubu ndi kwerura. Muri kunyumva neza? Ndi kwerura. Kandi umudiventiste wemewe fatanije n'isi yose n'ijuru. Igitandukanya gikwiriye gushirwa ahagati y'abakorera Imana n'abikorera ubwabo. Neretswe yuko ibyo twigishije mu gihe cya mbere cy'ubutumwa ari ingenzi cyane kandi bikwiriye kwitabwaho muri iki gihe nk'uko byitabwaho na kera. Hariho bamwe batigeze bakurikiza umuco watanzwe w'ibyerekeranye n'ibyo kurya. Ubu nicyo gihe. Page 212. Ndashaka yuko dusoza. Nsoreze kuri aya magambo muri iki gitabo nje kuyi mirongo mike yisigaye tuganira ibindi. Page 217. Nshuti nkunda, dukwiriye kuba maso. Mbese ntidukwiriye kugira ubuhamya bukomeye burwanya kugira irari ribi. Mbese abapasitoro bakora mu murimo wacu bamamaza ukuri gufite icyubaro gikomeye bwahawe abapfa, bazerekanira icyitegererezo kuri za ngono zo mu Egiputa. Mbese abo batunzwe na kimwe mu 10 kiva mu bubiko bw'inzu y'Imana bazemera babitewe no kwinezeza kuroga amaraso atanga ubugingo atemba mu mitsi yabo. Abapasitoro biyumva mu mudendezo wo kunezera iza irari bari hasi cyane y'urugero. Imana ishaka yuko baba abagorozi b'iby'umuze muke. Ishaka yuko bagira imibereho ihwanye n'umuco watanzwe werekeranye kuri iki kintu. Nja mbabara iyo mbonye abari bakwiriye kugira ishaka ry'ibyigisho byacu by'umuze muke batarahinduka ngo bagire imibereho y'uburyo bukwiriye. Ndasaba Uwiteka ngo yumvishe ubwenge bwabo yuko bihombya cyane. Yaba ibintu byarabaye nk'uko byari bikwiriye kuba mu ngo zigize abagize amatorero yacu, tuba twarakoze umurimo w'Uwiteka wikubye inshuro ebyiri. Ubwo nasomaga ku page ya 217 uri kuhareba. Page 217 kuri titre ivuga ngo nibwo Imana ibasha kubaha umugisha.
turi gusoma tukajyana neza, uri kubona ntari kugoreka ibintu. Okay. Elena White yari ameze ate? Nyiri kwandika ibi wabihawe we bitebye ahubwo byagenze bite ibye. Nama z'itorero umuzingo wa mbere page 24. Ibitabo mushobora kubona bidahuje amapaje ko ntibyandikiwe mu bihe bimwe. Murareba mu ngingo ivuga uko abandi bari bazi Elena White mu magambo yo hagati. Bitebye. Umucyo wavuye ku Mana werekeye n'ibyo kurya no konona umubiri kw'inyama. Byakuyeho rwose igitekerezo cya Madame White ubwe yuko inyama ari byo kurya by'ingirakamaro mu magara y'umuntu no kumutera imbaraga. Uwo muco w'ibyo yeretswe warasiye mu bwenge bwe, yigisha umukobwa wafashaga mu byo kuringaniza ibyo kurya mu rugo ko azaja ahereza ibyo kurya bifite akamaro gusa, byoroheje biturutse ku mpeke, ku mboga, ku bubemba, ku mata, urukoko, ku magi, hari amatunda menshi. Igihe aburugo bazaga ku meza habonetse ibyo kurya byinshi bikwiriye umubiri ariko nta nyama. Madame White ararikira inyama, ndiyashaka ibindi byo kurya, nuko ahitamo kuva ku meza atariye. Ubwo yagarutse gushaka ibyo kurya hanyuma byoroshe. Ikindi gihe cyo kurya kigeze bigenda bityo nanone ava ku meza atariye. Hari ibyo kurya byoroheje, ibyo ntibyamushimishije. Hanyuma ku nshuro ya gatatu bagarutse ku meza, hari ibyo kurya by'ubwoko bworoheje nkuko yeretswe mwiyerekwa, ariko ibyo byari byiza kurusha ibindi gutera umuze muke n'imbaraga no gukura. Ariko yarasonze inyama yari yaramenyereye, ariko kandi ubwo yarazi ko inyama atari byo kurya birushije ibindi kuba byiza. Atubwira ko yashize ibiganza bye ku gifu arasenga, maze arakibwira ati akibwira aya magambo ati wagifuwe, ushobora gutegereza kugeza ubwo uzarya umutsima gusa. Yasenze afashe igifu mu ntoke, nta bikino byari bihari. Bimeze bite noneho? Inyama zimaze iki? Inyama zimaze iki? Zakoze iki mu bantu? Abakurambere n'abahanuzi. Abakurambere n'abahanuzi page ya 44. Abakurambere n'abahanuzi page ya 44. Turahindura dusome no ku page ya 45. Uherekera kose abantu bari baratangiye gushaka abagore benshi nubwo byari binyuranye n'umugambi w'Imana. Uwiteka yahaye Adamu umufasha umwe, ariko nyuma yo gucumura abantu bahisemo gukurikiza irari ryabo. Kubw'ibyo urugomo n'ibyago byabigwira vuba. Abantu ntibongeye kwitondera amategeko agenga abashakanye cyangwa ngo bubahirize uburenganzira bwo gutunga ikintu. Abantu barakabije kugira urugomo, banezezwaga no kwica inyamaswa, kandi no kurya inyama byatumagaho barushaho kuba abagome n'abicanyi, kugeza ubwo baje gufata ubugingo bw'abantu nkaho ntaco bumaze. Kurya inyama ngo byabagize iki? Byabateye iki? Kuba abagome n'iki? N'abicanyi. Noneho bizagenda bite kuri abo? Page ya 222. Abakurambere n'abahanuzi page 222. Ni naho ngiye gusoreza, abindi ndongeraho. Ugirira nabi amatungo kuko ayategeka azaba ari umunyabwoba kandi ategekesha igitugu. Abenshi ntibamenya yuko ubugizi bwa nabi bwabo buzigira bumenyekana, kuko amatungo yarushe atavuga, ntashobora kuvuga, ntashobora kubivuga. Ariko iyaba amaso y'abo bantu yahabwaga guhweza muramenye icyo ari cyo?
kwihweza, kureba neza. Babonye marayika w'Imana uhagaze nk'umugabo wo kubahamya ibyo bakoze mu nkiko zo mu ijuru. Umunsi ugiye kuza ubwo abagirira nabi ibiremwa by'Imana bagiye guhanwa. Ngayo nguko. I'm finished. Nafunze. Nta bindi navuga, ibyo birahagije. Somye duke cyane twitangazo nuko bamenyesha ko ari uko bimeze. Ufite urubanza ninde? Uraburana nuko kuri ninde? Ninde uri hejuru yibi ngibi bivusomwe? Nashira uko hejuru. Ati ngewe ndi kumva atari byo. Azana ibye nawe. Uri kumva avuga ati njewe mfite ibindi bihamya nasomye biyobora abadivantiste bitari ibyo. Nagira aca. Adusomere nawe. Yari ntawe rero abari ntawe nshuti. Mureke twemere ukuri gutegeka imitima yacu. Ndabakunda muri inshuti zanjye, nshuti nukuri niba hari amatoro nakunze ku isi ayo nagiyeho yose muri mubambere. Kandi inshuti kugukunda ngasiga ndakubwiye ukuri, ibyo nabyo ni nakaga. Nta rukundo nk'urwo mfite ngukunda, urukundo tujyanye mu ijuru. Kuko abisi bo ni benshi twasangira ibyo byo hasi, si benshi se? Inshuti rero mureke dufata urugendo rugiye mu ijuru. Isaha yanje iracyafite igihe. Ngaho rero mumbaza ibibazo, ufite ikibazo yafite muri iki cyigisho, muri iki kiganiro tugize muri gitondo, ufite ikibazo mu byo twize, mu byo ejo babane nagarukirijeho kuva ku wa 10 na kangahe kugeza ku minota turafungiraho. Ngayo nguko. Barayamanitse. Bayashize hejuru amaboko rwose. Yego. Ngiye guhera ku nimero y'ejo. Kambanze ndebe ababaza buno. Kuri bituvuyeho. Abubu. Kambere ku nkunda ko gitsina gore babaza cyane. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ndasubizamo 3 gusa. Ngaho muko. Haleluya. Yesu ashimwe. Murakoze kutwigisha kubijanye nivyo dufungura mu mibereho yacu, ukuntu biteza kugenda. Mugabo je kibazo mfise, mugabo mumbabarire ko ngenda kibaze. Kurya inyama mutubwiye ko niko byanditse ko ari bibi. Mugabo nibaza ko mu gihe tutofungura izo nyama, mushaka kutubwira ibyo twashobora kuramplasa, ibyo twashobora gufungura kugira ngo mu mibereho ya misi yose hagiye tuvuga ngo inyama zirazimvye n'ibindi canke twavuga ati hariho ibintu vy'imboga, ibintu byo kuramplasa ibyo twashobora gufungura izo nyama kugira ngo amagara yacu abandanye ari meza, ntitugwariza kwashikuya tutafunguye ibyo. Ni gute? Asante sana. Imboga z'ibyatsi hani Burundi zirahari, soya irahari, ibyo kurya amatunda, ibyamwa karanka ziko. Mufite ibyo kurya bihagije we, yewe baba we Burundi wo ntaki oya we nta mpamvu muntu wima. Isoko ryanyejo narinyuzeho hari amabara yose arahari. Hari yanaranyuze ahantu hari isoko ryahiye hino gatoya, hari abadamu bicaye bategereje wabagurira ahubwo bamubuze. Vite. Murakoze. Nje ikibazo nari mfite aho twarebye kubyerekeye inyama. Eske amafi n'amagi nta kibazo byo byatera muri iki gihe n'amata, kuko nabyo biva bikomoka ku nyamaswa? Burya nafashe page y'inyama, ibyo namwe muzabyiyigishe, ariko munshamake. Inka nizigira amagara mazima, amata anyobwa nayo agatekwa agashya cyane, ntakaga kazaba kariho. Inka zidaterwa inshinge,
inka nizigira amagara mazima ziri mu rwuri nta burwayi zigira. Pole ibi biyaga byanyu niba nta myanda irimo, niba iyi midugudu yanyu idasukamo imyanda, amafi ntacabaye. Niba izi samaki zanyu nta myanda iri mu kiyaga sadako, ariko niba harimo imyanda niyo murya. Murakoze ko mwadufashije mukamutwigishije ikigwa cyo kurya inyama, ko kurya inyama ari kibi. Nukuri mwasomye kenshi cyane, kandi aho mwasomye hose no kuri twabonye ko kurya inyama ari bibi. Mugabo nshobora kuba numvise nabi cyangwa ntakurikiye neza. Nta somo na rimwe ryo muri Bibiliya badusomeye yerekana ko kurya inyama ari bibi. Mwodufasha muri Bibiliya mukatwereka ahantu hamwe handitse ko kurya inyama ari bibi. Murakoze. Nasomye amasomo menshi yo muri Bibiliya ahubwo no kutarushaka kuyumva. Mbonye ntiwarushaka kuyumva cyangwa se wakerewe. Natangije Bibiliya, sinshobora kwigisha kino ndatangije Bibiliya. Nasomye ngo Imana yabahaye ibyo kurya, yabahaye ibihe, mbahaye ibimera. Inyama inka ntizari zihari n'intama ntibyari bihari cyo gihe. Kuki tazibahaye se? Igihe zibahaye itubwira ko izibahaye kugira ngo bapfe. Ushaka amasomo ya Bibiliya? Neko nabwe ko mfite igihe gito ninja muri Bibiliya nkabikwerekura biraba biti. Nshuti nkunda. Nitujamo nkaba ndabikweretse. Duhana amasezerano. Duhana amasezerano mwana wa mama. Duhana amasezerano hakiri kare. Ningira isomo nsomamo nkaba ndarikweretse. Nubwo ya mbere utayashaka biragenda bite? Nshuti nkunda, ntabwo nabitewe nuko nihutiye nagutwikirije ibyigisho bya Bibiliya n'uko buhanuzi ni ikintu kimwe. Kereka niba hari uwababwiye ati umwuka buhanuzi mujugunya hariya murebe Bibiliya yonyine. Arahari? Ntabwo mwaba muri Abadventiste. Ariko nasomye ntangiriye kuri Bibiliya. Abisirayeli barazifuje barapfa. Imana irabica. Ahubwo irabica. Ahubwo ibirabishe. Ahubwo ibirabishe. Ahubwo sirabakinisha. Ngweretse aho yabishe. Basabye inyama. Ahubwo dufite amahirwe yuko itatwishe, none ubwo muri kubaza. Mwakaguye ko mwarapfuye. None Imana iracafite imbabazi ngo mubanze mu byumve. Abayisirayeli yarabishe. Mose ati Mana kuba maze ati reka mbice. Naho urabahamba hashira icapa ngo aba nabifuje. Naho nawe ito yaravuze ngo aho bahambwe abishwe n'imibereho y'imirire ku Badventiste handitswe ngo iki gituro nta mukiranutse ugiyemo ntibazazuka. Ariko sinabisomye ibyo byose. Nico mushaka mbijyemo none murachako mbijyamo. Nta mwanya wabyo nabona rata nuko bimeze. Rata nawe Bibiliya ni kwivuga. Ahubwo wawundi wati kubw'ibyo sinzarya inyamiteka ryose. Uwo ni Paulo. Paulo zira ziriya ati ntabe no kuzikoraho. Yewe ndati njewe ntukabe mu iteraniro ry'abaryi biki. Ubwo se masomo yose nyasome. Onda w'Imana kandi ukunyiyenza. Bo reka ayo masomo ntabwo mwumva ko ari bira ndi kuvuga. Ubwo rero atumye tujiyo ubwo byakomera. Bya bibindi. Nuko tugende. Kansubire hari nta bantu bake urumva bakibajije ntirirwa kigarukaho. Yes. Hari isomo nasomye mu migani rivuga yuko abatunzi b'ibitungwa amata yabyo azahaza ababa mu rugo rwabo kandi azovamo impuzu ntibigereraho mbere azovamo umwayo kugura itongo. Ndabaza nk'umuntu atayiriye ariko akayuzura urusato akagwambara biciye mu buhinga bwa none cyangwa akayigurisha akaronka ibyo kurya cyangwa ibyo kugura itongo, mbega navyo ni icyaha? Nica amatungo abereyeho ibyo icuvuze nica amatungo yari amaze ubundi, kuko n'Imana yasize ibaza uruhu rwa mbere yasize irubambitse kandi yabazi itungo isiga ubambitse uru. Imana yashize itanze uburenganzira bwo kwambara impu zazo. Nkanzwe noneho muri iki gihe hari koranabuhanga kwambara uruhu rwayo, kuyorora ikaguha amata ikaguha ifumbire, ibyo ngibyo ikaguha amagi, inkoko, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Turi kujyana buri
ibyo ngibyo se hari aho bitangiye, hari aho bitwaye ikibazo. Karabaye. Okay, ninde wundi ndabarangije. Kanje kurira niweho? Nabanyume ngo nta wundi nashaka kubaza mu bindi. Hari ufite muri iki twavuyemo ninde wasigaye? Ngaho wewe mbaza numve tuje muri byandi byasigaye munya n'iminota yanje igiye kura. Iracyahari. Ngaho Haleluya. Yeah. Je nagira mbaze kuri ico nyene cy'inyama. Uko Ellen G. White ribaza ko sishwe nibaza n'ibyo ari umunyamerika. Kandi tugiye kuraba inka zo muri Europe canke zo muri Amerika usanga zigizwe n'ibintu bibi cyane kuko ari amajene bagenda baterateranya. Je nagira rero mbaza ati none nta tandukaniro ryo bari hari kubera inka ziwacu iziyamanko iwacu usanga ari inka naturere. None byo bari cyo kimwe ko ntuze ko kungwara byo babujijwe cyo kimwe. Okay. Ibyo ngibyo Ernest yabivuze hakiri inka z'umwemerere ku isi yose technology ndirakagerwaho. Ni inka zose ni inyamaswa zose nizo mwishamba. Uretse ko izo mwishamba zirusha ubwiza za mogake zarushiza ubwiza izingizi twigwaga turahibivovo n'itaka n'amarimanganya hano mu mujyi. Ariko ni cyitwa inyamaswa cyose. Icyitwa inyama. Ariko wamubwirisha butumwa bitabari hehe? Aba bantu ubana nabo. Hariho ibitabo bibi bya science rwose. Science. Hariho ibitabo byanditse n'abaganga Pamplonage, Ernest Kineda. Yeah. Bose baravuga ku byerekeye inyama, ku byerekeye amata. Nta kintu na kimwe badashobora kuvuga kuri ibi. Bahi bitabo rero, bahi bitabo. Kuri ibyo rero umuntu ashaka kucerekeye inyama, hari igitabo bita Croqueravi. Yes. Hariho igitabo bita Encorse. Yes. Ibyo byose biravuga ku byerekeye inyama cyane. Hariho ibitabo bibi bya science rwose. Science. Hariho ibitabo byanditse n'abaganga Pamplonage, Ernest Kineda. Yeah. Bose baravuga ku byerekeye inyama, ku byerekeye amata. Nta kintu na kimwe badashobora kuvuga kuri ibi. Bahi bitabo rero, bahi bitabo. Kuri ibyo rero umuntu ashaka kucerekeye inyama, hari igitabo bita Croqueravi. Yes. Hariho igitabo bita Encorse. Yes. Ibyo byose biravuga ku byerekeye inyama cyane. Kandi ni science noneho. N'ikindi gitabo bita La Santé par la Nature kubashaka gusobanukirwa icyayi, ikawa hamwe n'ibindi byayura. Iyo ni science noneho iyo igezweho ubu uhereza ngo tugendere. Nashaka kumenya ko hari gusa ngo menye ko bagushake mugushake ubaha ibyo bitabo noneho uretse ibinasomye uretse Bibiliya tuje muri science iriho ubu science y'ubu turebe science y'uyu munsi kiri kuvuga hari usigaye hariya ariko muri gutinda ko ibi bintu byarangiye. Je ikibazo ngize ni kuko muvuze ati inyama ntiziribwe n'undi baza kubatunga ibitungwa mba ngwatse mikoro urumva ujya yakibajije sinashoboye kwitahora uri akankubwira iyo mikoro mba nyikwatse nuko ntakwegereye ngaho baza numve umudivantiste ashaka gutunga ibitungwa mu gihe azi byinshi cyane byo bikuba byinshi aho ngaho hajya worore hanyuma yabishora azi ko bizogirira abantu nabi akabigurisha. Bitandukanye n'isomo twize banza ukora ibya mbere ibya kabiri bizaza. Urashaka kumbaza ngo yakorora ntufite naho wororera ntufite n'inzu ntufite naho utuye do urashaka do kuntesha igihe do umuntu w'Imana ntatesha abandi igihe iba ari umusaza ngwiri kumbaza ati none ari amasambu uriya ntabwo nzi uko bimworoye kuba aruzubaka inzu hano mu mujyi wa Bujumbura no mu gihugu uracafite urugamba gushaka huzaba igihe nikigera cyo korora cyawe uzabaze abajejwe shengero bazakugira inama urashaka gutangura imbaraga ya mwuka wera bene nkamwe tuba tuzi icyo mushaka ni ukuderanja ntabwo ndi umuderanjeri jewe je ndi umukristo icyo nakubwiye kivuye ku Mana ntabwo ari ibiganiro by'Ibujumbura s'il vous plaît ngo noneho kiba ari igikinisho cy'abana never uzi karambaza ikibazo nk'icyo cyo kuderanja yihorere ntabwo ndi umuderanjeri nambutse umupaka ntari gukina uri kunyumva mfite urugo n'abana nta bikintu mfite ndi n'umukozi nagombye kuba ndi wanje nicayeyo
ahantu heza hatagira umubu, nta mubu uriyo, no nta mubu uhari, nta hantu heza, ariko si mu ijuru narahanze naho hari ibiraya, hari iki, hari ibiki n'ibiki byose, tara amasaka. Mbe mukecuru uzaze nk'umusururu umuntu w'Imana, uriya mukecuru abaye inshuti yanjye cyane, nubwo byari bisanzwe bihari, ariko ubwo byariyongereye inshuti, mwarakoze. Ariko reka mbabwire ngo wa musore we, ibitekerezo by'abasore ndabizi n'abana, nta n'inkoko ugira. Ufite inkoko ingahe? Naho uzatoragurira utwatsi ndi wahabona. None aratoza ngo none ngo abadivandisi ngo korora. Abadivandisi baroroye, nanje mfite inga, ariko ntona ziriye, ntona yishe, iri kumba ifumbire ngafumbira. Urumva? Imana yareme inyamaswa n'amatungo, niko birivuga. Inyamaswa ni iki? Kumenya mutarabisomye ko mbona muri gutsikira. Yaremye inyamaswa na musome mwumve n'amatungo, ngo bayarye se? Hamva. Ngo bayarye? Bekuje murambesha, ubuho riri kuva nta wabesha undi, iri sizuba. Bo niba hari wasigaye aho utari kunyiyenzaho, muhereza mikrofone twumve. Murakoze, nagira mbaze ikibazo gitoya. Turabona yuko uno munsi hari abahevye inyama, abandi nabo abazihevye bafise uburyo wanashaka kuzigura, n'abandi bataraziheba kandi ubwo buryo bafise. None ku muntu ataraziheba, gwera hariho umuco arinda kuronka, twavuga nk'uwamwemu yarashobora kudufasha uno munsi guheba ikindi caha, canke n'ingingo umuntu afata wenyene kugira iciwe hanyuma agaheza akaziheba, canke n'umuco aronka wankompanya iyo ngingo yafashe? Iyi ni mwuka wera yonyine nakoresheje, ntabwo ari inama zo mumvaho ntabwo ibindi binyamakuru bya hano iwanyu Bujumbura. Ni mwuka wera nasomye hano, ni ikaramu y'ijuru yabyanditse bira, ntabwo ari ikaramu y'umuturage. Iyo uvuze mpwemu yera ubuvuze, ntabwo uvuze umwuka w'Imana hara mu ijambo ry'Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana nta kindi kiri kuvugwa, ni mwuka wera. Yes. Oya, uwo ntabwo muzi. Jana ururiye. Uwo ntabwo muzi rwose, ni wa wundi uraza muri pariti ya kabiri. Ngaho twumve. Kandi uriya narangiza ndagira wongera kumbaza bya bindi. Ntagira wongera rwose. Murakoze. Je kibazo cyanje nashaka kumenya nimba mwatubwiye ko kurya inyama ari bibi, none twobishira ku rugero nk'ugw'icyaha. Icyo ni kibazo cya mbere. Icya kabiri nacyo mwatubwiye yuko abakera ibyo kuramba, yuko tugiye turajya inyama byo tugabanya imisi yo kubaho. Nabaza nko gushika ku bihe by'abantu mbega abantu ntibajya inyama, ko Bibiri tubwira ko abantu baho baramba cyane bakamara imyaka myinshi, mbega ntibajya inyama. Ikibazo cya gatatu naho yabajije ku bantu batunze nk'ibintu nka je ndatunze inkoko, none no mafise ububasha bwo kurya amagi yazo ariko singe inyama zazo. Icyo nicyo kibazo cya gatatu. Murakoze. Ikibazo cya mbere ni icyaha. Ikibazo cya mbere nashaka kumenya nimba kurya inyama ni icyaha biri ku rugero nko kuyica, nko kwiba, nko gusambana. Tega amatwi, nabyo urabikora ahubwo. Umva icyo nkubwira, kurya inyama bizatuma abantu bava mu bwoko bw'Imana, be kogera kugendana ukundi. Ikizatuma utajya mu ijuru cyose ni icyaha, nta kindi ndongera. Ikibazo cya kabiri kubijyanye no kuramba imyaka uzagera n'ubu ntuyizi. Bariya barambaga imyaka 900 kuri kuva kuri Nowa, nyuma ye yabaye 120, ntawongeye kurenzaho. Icya gatatu nacyo nabaza nk'abantu wowe ni worora inkoko neza yawe, uzarya amagi yazo, ariko inkoko ye kuzica, kuko igi nturyica uriryo uko riri, ariko inkoko uzabanje kwica ubuzima bwayo. Ntukice rero. Aho tuciye dufata no ku nka naho, inka amata ntabwo ari inyama, ariko ajya amata. Turavye ajya amata, nimba tubujijwe kujya inyama, ajya amata yagenewe inyana, donc utwana tw'inka. Ibyo ni ibitekerezo by'abana. Imana yatanze amata, donc niyo ni derangere y'abana. Donc abana iteka nibira biba bibarimo. Rukumva uko abana baba bameze. Abana rero mbareba nk'abana, nkabihanganira nk'abana.
rero ngo ibikino by'abana ni kuri biba bimeze. Ibyiyumviro by'umwana ni harabigarukira, ariko ndo tubagaya kuko igihe kizaza bazamenya ukuri, bazakomera. Batangiye kumenya kwiga kuvugira mu bagabo. Ubwo rero muraje, ubwo mutangiye kumenya kubibaza muraje. Mu minsi iri imbere ni wowe usabwa kuzaba uhagaze ngaha mpagaze wasize urugo n'abana. Kubu nta mwana n'umwe ufite, nta n'urugo ufite, iyo nkoko niyo wenda uri kucungira utinda bigira nte. Mu gihe kizaza uzaba uhagaze ngaha mpagaze, ari wowe usabwa kwemeza abantu nyibi ngibi. Va mu y'abana je mu y'abagabo, dore ubwanwa bwaraje, ubwanwa bwarahavuye. Okay, abafite ibibazo by'ejo shigaje iminota 10. Ibibazo by'ejo hashize twari tugeze kuri nimero ya kangahe? 15 ngaho aho birarangirira finish. Yewe nari mfise ibibazo bitatu. Yes. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo Madame White yareretswe, kandi muri Yoweri haravuga yuko abagore n'abatamakazi n'abasore bazerekwa bakarota bakavugishwa. None muri iki gihe cyacu abadventiste b'umunsi w'indwi harimo abizera berekwa, abandi bakarota, abandi bakavugishwa. Okay, ndashaka kubaza icyo kibazo cya mbere. Mvuga icya kabiri? Oya, ndabanza nsubiza icyo. Ntabo ntayerekwa, écoutez, ntayerekwa, nta nzozi zibwirwa itorero zihawe umuntu ntazo, zihabwa ishanga ry'Imana ntazo, nta nzozi ntayerekwa bihabwa itorero ry'Imana ntabyo. Noneho iyerekwa ryawe, inzozi zawe zirahari zibyawe, wowe ukuteye n'imiterere yawe, ibyo birashoboka. Uwiteka ashobora imitekerereze yawe, ubwo mwuka wera yanyuzamo ibikugomba mu nzozi bijanye n'imiruho yawe n'imibereho yawe. Ushobora kurota umucyo ugukosora ku mafuti bishingiye ku ijambo ry'Imana rivuga. Ushobora kugira ihishukirwa ibyo ari byarakunaniye ugahabwa inama, ariko ntabwo ushobora kwerekwa ibyanje. Nanje Uwiteka araturaziranye cyane, ndapfukama akamubwira akambwira nta ufite iyerekwa rihabwa itorero ntawe, nta nzozi z'itorero ntazo. Nuzazibabwira bayobozi bishengera amati neretswe iby'iri torero muzamusohora buvugire mu muhanda. Ntabyo ry'itorero ntabyo, nta nzozi warotera itorero ntazo, ntabwo ari ryawe. Kireka ibyawe bwite, naho iby'undi muntu ntabyo Uwiteka yaguha. Ngaho ikindi abavugishwa nawe, ubu ndi kuvugishwa nayo rero, ubu ndi kwerura rwose, ubu n'Uwiteka uri kumvugisha. Abavugishwa n'Imana barahari, ubu nanje ndavugishwa n'Imana, nawe uzavugishwa n'Imana ejo muri mifemu n'ahandi werure hara mu muhanda. Ariko uko siko abantu benshi bazi kuvugisha ko ari uko. Niba batabizi ubwo ndi kubibabwira ko ari uko, kuko ntabwo kuvugishwa n'Imana ari yamyuka yo hanze ngo agira chat ate uwo mumufate mu mujyane hanze ati ngumani ndamuvugishije shira hanze abadiyakoni mutabare n'abajiya muterura uwo mupagani mubashire hanze abo uje bashire inyuma y'uruzitiro hatari no hari mu kigo inyuma y'uruzitiro bati inyuma y'uruzitiro ariyo baba hakagira n'umwe mwemerera ayo mafuti. Niba hari naho mwabyumvise mu zindi nsengero hane wacu ntabyo mu badivandise byo badivaze turakeye, inzira yacu irakeye rwose, ntabwo iri mu buswa n'ubujiji, inzira yacu irakeye kuko ngo ihwanye n'inzira ya zahabu iraba ibengerana kwisi, nta handi wayisanga iyi nzira yo mu badivandise ngo irabengerana yahuranije isi n'umurongo muremure ugororotse wa zahabu unyuze mix hagati ukerekera hirya y'izuba. Nta rindi rembo rero bazanyura mu bagiye mu ijoro neri ngo muri kubikinisha, murumva ari bikino birakomeye, muzayobona ku musi urubanza. Hari ikindi wari ufite koze ni bitatu.
ikindi cya kabiri kiravuga ngo abadivantiste ishenyero ry'abadivantiste riremerera abadamu ko bagenda kwa muganga kwifungisha kuvyara. None kwifungisha kuvyara kandi abana ari ingabire z'Imana si cyaha. Twumvikane, umudamu wese ubyara abantu atazashobora kurera ni icyaha gikomeye, ahubwo niwe mwicanyi kabuhariwe, kuko abyariye kujugunya muri pubere. Hariya jya kwa muganga bakubwire inama z'uko wakora ngo ubyare bakeya, nanga vugana n'umugabo wawe uburyo muzakoresha ubwari bwo bwose. Intego yanyu niba ari ukubyara abo mushoboye kurera, igihe muhagaritse intanga nta mwana mwishe ntaco mutwaye. Intanga zikurimo madamu zose zabaye abana, zose zabaye abana, ubwo hapfuye bangana iki? Intanga z'umugabo zose zabaye abana. Umugabo iyo aryamanye n'umugore asohora inshuro imwe intanga 3,000,000. None ubwo nta wazaba kijye mu ijuru, ubwo barashizere izo miliyoni zose zavuka waziheka se? Ubu haguha abantu 8 wabaheka mu mugongo bavukiye rimwe uretse 3,000,000. Kubyara abo dushoboye kurera niba ariyo ntego yacu, ibindi ntabwo ari urubanza, kuko Imana reka ntabwo izacu urubanza ihumye ngo bagiye kwa muganga we oya no bari babaye iki? Bagiye kubera iyi mpamvu. Kuki bagiye kwa muganga? Bari bashaka kubyara abo bashoboye kurera, nta bindi. Urakoze. Ikibazo cya gatatu, abizera bazinutswe ibyaha bakabireka bakanabyatura imbere y'Imana, ariko ntibabone imbaraga zo gusubira gusaba imbabazi abo bahemukiye. Abo ntibahariwe. Abo ngabo iyo mbaraga yatumye bareka ibyo bya mbere ntabwo ari y'Imana. Imbaraga y'Imana igushira ku mpande zose, ikujyana kuri yo ukamara kwaturira Imana kwagaruka ku bantu wahemukiye. Iyo uhebejeje iyo ntabwo ari imbaraga y'ijuru yakuyoboye, cyangwa se wayirwanije yakujyanye yuranga, ukurikije ubwoba buriyo, ukurikije ibyo wakozeyo, ukurikije uko byagukoraho. Shuti nkunda nasabaga bo kumperekeza kuko nafunzwe 3 nzira gusubiza ibyibano. Nafunzwe 3 muri leta, ndafungwa pingu bayashira mu maboko rwose. Ngenda mu mudugudu bate wa Mutampera baramufunza aragiye. Ndagenda azize iki? Agiye kwaturira abantu ibyo yabibye, none bahise bamufata. Narakubiswe, narashavuye, birakomera, byari birebire. Nagiye no ku rukiko, nari nariganye sinya y'umuntu, turaburana ndamutsinda kubera sinya niganye ye, mwambura 700,000. Igihe kigeze maze guhinduka nsubira ku rukiko kubabwira ngo wa muntu natsinze muri ya myaka narariganije mu ntegeke, ndongera ndafungwa. Bashiramo data na mama babyumvise baransha mu muryango bati yarasaze, yasaze. Icitwa 8 cyo nagomba guhabwa n'ababyeyi kiratangwa ngo ningende, ndavumwa ngo genda uzabane n'uwo Yesu wawe, kandi ntaco nabaye ndahari. Amen. Rero imbaraga y'Imana igusaba kwikiranura n'Imana n'abagenzi bawe. Narangije kandi n'iminota irarangiye.